Yesu ashimwe, ndabashuhuje mugire amahoro y'Imana. Nitwa M.FORTUNEE, ndaje ngo tuganire ijambo ry'Imana. Uyu munsi tugiye kuganira ijambo riri muri Matayo igice cya 4 duhere ku murongo wa 18. Hanyuma tugiye kumva ijambo rivuga umuhamagaro. Tugiye kuvuga ku muntu witwa Petero, uburyo Imana yamuhamagaye. Impamvu mpisemo Petero ngo tumuvugeho muri iki gitondo nuko ariho Imana yubatse itorero. Nibuka Kristo amubwira ngo Petero, witwa Petero, uri ibuye, uri urutare, kuri wowe niho nzubaka itorero. Ni umuntu ukomeye rero mu itorero. Munyemerere dusenge dushobozwe n'Imana kuganira. Nyagasani Imana Nyiringabo, uruwera urahambaye. Turagushimiye kuri kumwe natwe, izina ryawe rishyirwe hejuru. Dushoboze kumva ijambo ryawe, umucyo wawe utumurikire, utweze kandi udutunganye, koza ikara ryaka ku munwa wacu kugira ngo twumve ijwi ryawe. Mu izina rya Yesu nsenze nizeye, urakoze, amen. Matayo igice cya 4 haranditse ngo Yesu atora abigishwa be ba mbere, agenda iruhande rw'inyanja y'i Galilaya, abona abavandimwe babiri, Simoni witwa Petero na Andereya mwene se, barobesha urushundura mu nyanja kuko bari abarobyi. Arababwira ati, nimunkurikire nzabagira abarobyi b'abantu. Uwo mwanya basiga inshundura baramukurikira. Yicumye imbere hato abona abandi bavandimwe babiri, umwe ni Yakobo mwene Zebedayo na Yohana mwene se, bari mu bwato hamwe na se Zebedayo bapfundikanya inshundura zabo. Arabahamagara. Uwo mwanya basiga ubwato na se baramukurikira. Amen. Dusome no muri Luka igice cya 5 umurongo wa 1. Luka igice cya 5. Luka igice cya 5. Dusere ku murongo wa 1 duhuza ayo magambo. Kumve uyu muhamagaro. Ijambo umuhamagaro haranditse ngo Yesu arobesha ifi nyinshi. Yesu yari ahagaze mu kibaya cy'inyanja ya Genezareti, nuko abantu benshi bamubyiganaho ngo bumve ijambo ry'Imana. Abona amato abiri atsitse ku nkombe y'inyanja, abarobyi bari bayavuyemo bamesa inshunda zabo. Yikira mu bwato bumwe bwari ubwa Simoni, amusaba kumutsuraho hato ngo buve ku nkombe. Aricara yigisha abantu ari mu bwato. Arangije kuvuga abwira Simoni ati, igira imuhengeri ujugunye inshundura murobe. Simoni aramusubiza ati, databuja, twakesheje ijoro dukora cyane, nyamara ntacyo twafashe, ariko kuko ubivuze reka nzijugunye. Babikoze bafata ifi nyinshi cyane, ndetse inshundura zabo zenda gucika. Barembuza bagenzi babo bari bugufi bw'ubwato ngo baze batabare. Baraza buzuza amato yombi, bituma yenda kurengerwa. Simoni Petero ngo abibona atyo, yikubita imbere ya Yesu ati, vaho ndi databuja, kuko ndi umunyabyaha. Kuko ubwe yari yumiwe n'abari kumwe nawe bose babonye izo fi bafashe. Na Yakobo na Yohana bene Zebedayo bari bafatanije na Simoni, nabo birabatangaza. Yesu abwira Simoni ati, witinya, uhereye none uzajya uroba abantu. Mumvugire ngo amena. Haleluya, haleluya, haleluya. Guhamagara kw'Imana kurakomeye. Guhamagara kwa Kristo kurakomeye. Yesu ari mu isi yatangiye umurimo we, yari amaze imyaka 30. Hanyuma atangira kubwiriza ubutumwa bwiza. Ijambo ritubwira ko yabwirije agakora umurimo w'imyaka 3, kuko imyaka 3 yayirangije. Arangije umurimo we arakomeza, nibwo yagiye kudutegurira aho tuzaba. Imana ishimwe ihimbazwe. Hanyuma ari mu isi yagombaga gukora, agakora umurimo wa data. Yigeze avuga ngo ndakora na data arakora, ngo kandi ndacyakomeje umurimo wa data. Haleluya.
hanyuma aza gutoranya, aza guhamagara abo bafatanya umurimo, arabahamagara. Ijambo ritubwiye neza ko yageze aha hantu ku bwato, aha hantu barimo baroba, hanyuma hasanga Simoni Petero na Yakobo na bene Zebedayo. Ijambo ritubwira neza ko, ijambo twasomye ngo yasanze ari abarobyi basanzwe baroba. Erega Imana ijya itureba ikamenya imirimo tukora, ikamenya aho itubariza. Haleluya! Ibizi aho tubarizwa, izi ko uri umuhinzi, izi ko uri umucuruzi, izi ko ukora mu biro, izi ko uri umukozi wa leta, izi ko nta n'akazi ugira, izi ko uri umushomeri. Ahantu hose irahazi, kandi aho yagusanga irahazi. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Guhamagara rero kw'Imana kugusanga ahantu hose waba uri, Imana irahagusanga kandi ikaguhamagara, kandi ikaguhamagarira umurimo wayo. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Hanyuma yasanze aba bantu barimo baroba, harimo Simoni ariwe Petero, ngo sanga barimo baroba ariko bakesheje ijoro, baraye bakora babura ifi, kandi ifi zari zirimo. Reka mbabwire, niwumvira umuhamagaro w'Imana, niwumvira guhamagara kwa Kristo, ni ukuri araguha n'icyerekezo, arakwereka aho ifi ziri. Haleluya, haleluya! Aho ifi ziri arahareba, aho ubutunzi bwawe buhishwe arabureba, aho ibyifuzo usengera bihishwe arabireba, aho abana bawe bazagera, yaba ari hafi yaba kure, arabizi. Amenyera kuri ibyo twibwira, nimumvugire ngo amena. Haleluya! Guhamagara kw'Imana kurakomeye, kandi Imana ijya igusanga ikaguhamagara, kandi yamara kuguhamagara ikagukoresha, ikakubwira ikiguhamagariye. Hanyuma iri jambo riratubwiye ngo arangije arababwira ngo nimujugunye hariya ku nkombe, hariya hantu muhajugunye muraroba. Ubundi bararobaga bakaroba imitubu, baroba bakaroba ibikeri, baroba bagaroba inzoka. Erega birashoboka yuko uri kujugunya urushundura, aho kugira ngo haze ifi hakaza imitubu, aho kugira ngo haze ifi hakaza inzoka, aho kugira ngo urote iby'ijuru ukarote kuzimu. Imana itugirira neza, Yesu arahazi aho ibyawe biri. Upfa kumvira ijwi rye gusa, upfa kumvira ibyo akubwiye. Nagira ngo mbabwire ngo nimwumvire ijwi ry'Uwiteka. Uwiteka urimo ubahamagara, urimo ukubwira ngo wowe kanaka vanamo Simoni, ushyiramo ijwi izina ryawe, uvuge ngo M.FORTUNEE. Imana iraguhamagara, kandi irashaka ko ikugira umurobyi w'abantu. Imana ishimwe, bamaze kuroba amafi menshi, ngo mafi yenda kuba ngo ubwato bwenda kurengerwa kubera amaferi menshi. Reka nkubwire, niwumvira ijwi ry'Imana irakwerekeza ku cyerekezo cyawe. Reka nkubwire, Imana izi ibyawe, Imana izi aho wakura umugisha, Imana izi aho ibyawe biri. Umva kumvira ijwi ryayo gusa. Nibikubwiye ngo jugunya, haba ariho ujugunya. Nibikubwiye ngo kora ibi, ari ibyo ukora. Gisha Uwiteka inama, azakugira inama, azakurengera, azakubera umubyeyi, azakubera umujyanama mwiza. Haleluya! Ahubwo ikibabaje ni uko avuga ntitwumve. Umuhamagaro we ntituwugenderemo, ntuwugendere mu cyo yaguhamagariye. Yahamagaye Simoni, arangije amaze gutangazwa n'ubugero by'amafi, aramubwira ati umva rero nkuganirize Simoni, hoya ntago ari aho abiciriye, ntago ari amafi yo mu isi, ahubwo ndashaka kuzandobera abantu. Haleluya, haleluya! Ndaguhamagaye, ndashaka kukugira umurobyi w'abantu. Imana ishimwe, Imana tuyizamurira amaboko, irahambaye, Imana irakomeye cyane. Imana yashaka kukugira umurobyi w'abantu. Aho muri karitsuri irashaka kukugira umurobyi w'abantu. Uzi ko wakwerera imbuto abantu bakava mu byaha, ukawubaye umurobyi w'abantu. Uzi ko wabwiriza abantu mukorana nabo bagahindukira, Imana ikabikugiza umurobyi w'abantu. Uzi yuko waririmba indirimbo zawe zigahindura benshi, ukaroba abantu. Naho Imana iraguhamagaye, kuramo Simoni, ushyiramo izina ryawe, kuramo Petero, ushyiramo izina ryawe, uvuga ngo nanjye Imana irampamagaye, ngo nanjye Imana irambwiye ngo njugunye urushundura hariya. Imana ishimwe, Imana izi yuko ukeneye ibiryo, Imana izi yuko ukeneye ubuzima, Imana izi ko ukeneye imibereho.
Kuki atababwiye ngo nimuze muroba abantu gusa, itabahaye no ku mafi? Imana nibehe no ku mafi, Imana niduhe no ku mafi rata. Amafarahari, ibyo kurya birahari. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Imana iraguha umurimo wo kuroba abantu, ariko iraguha n'amafi. Oya, nta mpamvu yo kwicwa n'inzara. Mureke tuyizere, mureke tuyinambeho, mureke tuyishikamishijeho umutima. Ijambo riratubwira ngo nituyishikamishaho umutima izaturinda tuba amahoro masa. Haleluya. Uyu Petero yagiye agira ibintu byinshi, yagiye akora imirimo myinshi, ariko ijambo ritubwira neza ko yamubwiye ngo uri Petero, ngo uri ibuye, itorero ryanjye niwe nzaryubakaho. Ubuzima bwe ni burebure, tuzagenda tuganira, tureba ahantu yagiye ahura n'ibimugoye, ahantu yagiye ahura n'ibimurushya, ariko yagiye agira n'ubutwari kenshi bwo gutanguranwa agasubiza ibyo Yesu amubajije. Yesu niba abajije akaba aratanguranywe akamusubiza. Hari igihe yamushubije ngo uri Kristo umwana w'Imana, aramubwira ngo umubiri n'amaraso ntabwo ari byo biguhishuriye kuvuga, ahubwo n'umwuka wera uguhishuriye ibyo. Hari igihe yatanguranijwe aravuga ngo avuga ibiterekeranye, aramubwira ngo toka dayimoni, ngo abazimu bashe, abadayimoni bakuvemo, ngo uwo ni dayimoni gukoreyemo. Umva, reka nkubwire, tujye tureba abandi bahamagawe ni gute bagiye bahura n'ibibarwanya n'ibibarushya, ariko Imana ku iherezo ikabakomeza bakarangiza urugendo rwabo amahoro. Mbese ni bande twakwigiraho? Uyu Petero nubwo yahuye n'ibikomeye, agahura n'intambara zimukomereye, agahura n'urugamba, rimwe agakoreshwa n'umwuka, ubundi abadayimoni bakamurwanya, ariko yabaye Imana yavuze ngo nkubatse itorero, kandi yararisigaranye. Kuko murabyibuka bamaze kuzura umwuka wera, Petero ngo yarahagurutse aravuga ngo uwo mwishe mukamubamba niho koze ibingibi mureba. Kandi iryo jwi ryanyuze muri Petero, murabyibuka yuko bamufata Yesu yararimo avuga ngo simuzi. Reka mbabwire, ubu buzima bwa Petero butwigisha, hari abantu bagera mu mwanya bakavuga ati na Yesu simuzi, hajya n'uwuhe, hajya Imana niyihe ko ntari kuyibona, ndayishaka ibumoso sinyibone, ndayishaka uburyo sinyibone, nareba imbere nkayibura, nareba inyuma nkayibura. Mbese ubuzima bwawe ukagenda bitaragoringa, uhura n'ibibazo, ariko turashimira Imana igitwoherereza imbaraga tugakomera ku iherezo tukarangiza urugendo. Ubu umuntu umwe yigeze aravuga, n'ijambo rirabivuga neza, riravuga ngo niwe kwirata urugamba ukiruriho, ngo umuntu ye kwirata urugamba, ngo ahubwo yirata atabarutse. Imana ishimwe. Ndumva ashaka kugira ngo tujye twiga turebe ngo turigira ku batubanjirije. Ese abatubanjirije nubwo bagiye bahura n'ibikomeye, nubwo bagiye bagwagwana, ese ubu njye sinabyuka, wowe ntiwakongera ukabyuka? Reka nkubwire, haracyariho ibyiringiro kwakongera ukavugirwamo n'umwuka wera, haracyariho ibyiringiro kwakongera ugakoreshwa n'Imana, haracyariho ibyiringiro ko wagaruka mu murongo. Hari abatubanjirije bagiye bahura n'intambara, ariko bakarangiza urugendo amahoro. Twabafataho icyitegererezo tukavuga ngo nubwo naba naguye uyu munsi, nubwo waba wahuye n'ibibazo, ariko byuka. Haleluya. Ijambo ritubwira ngo ningwa zabyutswa n'umwami. Imana ikubyutse, Imana ikongeye inkomezi. Nkababwira mwebwe ab'Imana ihamagaye, niyongere iduha amaso areba, tumenya aho ifi zacu ziri, tumenya aho tuziroba. Hanyuma noneho ujye no mu muhamagaro urujye kuroba abantu. Na Imana iraguhamagaye ikugeza umurobyi w'abantu. Imana ishimwe. Hanyuma namwe mwese Imana ihamagaye, nimwumvire umuhamagaro w'Imana, muze kwa Yesu, muze mu mahoro y'Imana, muze mu byiringiro bye, muze mukomezwe nabwe, muze mwumve ijwi rye. Azabarangira aho ibyanyu biri, azabarangira aho muroba. Dore muraroba mukaroba ubusa, ariko Yesu ajya turangira akakubwira ngo tera urushundura hariya, curuza ibi, kora ibi, genda gutya, akakugira inama ukabasha kuroba. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Mbese aya magambo agufashije iki? Mbese hari aho wumva uvuye, hari aho ugeze? Mbese urumva kwemera ko Yesu akugira inama aho uri ujugunye urusundura? Mbese urumva wemeye ko Yesu akugira umurobyi w'abantu? Niba ubyemeye, Imana iguha umugisha, wakira umugisha w'Imana, wakira imbaraga zigushoboza gukora umurimo wayo, mu izina rya Yesu dusenga Imana. Nyakubaha Imana, turagushimiye
guhamagara kwawe kurakomeye, umuhamagaro wawe urakomeye kandi urera. Mubyeyi mwiza, nshuti nziza, turagusabye kugira ngo abantu bumvise ijwi ryawe muri iri jambo. Mwami Imana, dukuyemo izina rya Simoni Petero, dushyizemo amazina yacu. Uri Imana, niyo wabasanze barobye babuze ibyo bakora, ndetse babuze amafi kandi ahari, ariko urabarangira. Dore amafi aratwihishe, dore ubuzima bugenda buducanga, dore ubuzima bugenda butubana Mwami Imana akasamutwe, ariko turashimira Kristo kwiyaje aturangira aho turoba. Turangire Kristo, sanga abantu bawe, abari gusenga, abari gusaba, basubize. Kandi abantu wahamagaye muri iki gihe, abantu wahamagaye kuroba abandi, Mana ndabasabira imbaraga, ndabasabiye. Kandi abumvise umuhamagaro muri iri jambo bakaba bavuze ngo Mwami ndaje, ngo Mwami ndakwemereye, ubuzuza imbaraga bagukorere mu gihe cya none n'ikizaza. Ndagushimiye Kristo, ndagushimiye kuri umwami mwiza. Ngaho tubera inkomezi, ngaho tubera ibyiringiro, ngaho twubake, turaba twubakitse. Urakoze, ndagushimiye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Wowe wumva ukurikiye iyi cano, ndagusabye ujye utera agatebe, ufatanye ijambo ry'Imana. Nubona ijambo rigufashije, kore kuri like, uyisharinge. Ubundi wowe utarakoze subscribe, ujye ukora subscribe kuri M.FORTUNEE, ukurikire ijambo ry'Imana, ukurikire indirimbo. Ijambo ry'Imana rirubaka, ijambo ry'Imana rizagufasha. Imana iguha umugisha. Abamaze gutera agatebe mukaza kuri cano, Imana ibashyigikire, Imana ibaha amahoro, Imana ibahaze ibyiza, Imana ibasubirize. Mugire amahoro y'Imana, Imana y'amahoro ibishimire. Amen. Shalom, shalom.